bamwe bagiye bajya gufata n'ibikombe babonyemo umuhungu umwe hariya bafata igikombe hariya i Nyanza. Hano urabona i Nyanza hari ibwami kera barabuguzaga koko bari bazi iki gisoro kivuga iki gisoro kimaze. Umwarimu ntabwo yize universite, sinzi niba yarize universite njyewe ntabyo uzi. ntabwo mbyibuka. Uretse ntabwo wamuriraga Universite ariko yarayize. Nonese wakwigisha mu mujyi aho mu buzima bw'ubuhinzi kuko kubaka ntakibishobora no guhinga, kandi nabwo ni uguhinga amasaha 2 ni menshi, isaha 1 n'igice. Iyi ni Bamba rero nk'uko bisanzwe njye ndisabye umuhungu wanyu ugomba kubashakira ibintu bidasanzwe kugira ngo wowe ugiye kubana natwe reka nangire nkusabira Imana kumugisha wowe wakoze subscribe kuri iyi channel, nawe ugiye kubikora Imana nikumere umugisha. Njyewe rero murabizi ko nta bintu byo kwicara, nta bintu by'ubunebwe, ni ukubashakira ibintu by'ingirakamaro. Uyu munsi nahagurutse nerekeza hahandi bita Kukegera i Nyanza, abantu bahazi murahazi. Nkaba nasubiye kureba wa musaza wakubise abantu arabazenguruka ku gisoro, ndongera ndavuga ati twagirana ikiganiro nawe. Ubu rero uyu musaza mubona yakubise abantu ku mukino w'igisoro, abantu mutabizi ari bubibasobanurire, arabakubita arabazenguruka. Ubu niwe wicaranye igikombe, turi kumwe na champion ku gisoro. So natangira muha ikaze yibwira abanyarwanda, ikaze nubwo ari Edouard ari bubibwire, ikaze kuri Bamba rero. Murakoze. Yewe nitwa Hitimana Edouard. Yego. Nkaba naravukiye hano Kukegera mu mwaka wa 1952. Yego. Nishimiye rero Bamba yoro Yego ije kudusura ikareba aho tugereye mu gisoro. Ndayishimiye cyane. Okay. So Edouard, uriyumva gute kuba ari wowe muntu wicaranye igikombe cy'igisoro, ari wowe champion none ahangaha, uri muri yumva gute? Kiriya gikombe nagombaga kugitwara ndiyumva nk'umuntu umunyabwenge. Impamvu nagombaga kugitwara nuko jyewe nize umwaka wa 6 wa kera. Yego. Muri bariya rero nta wari ufite. Muri 1965 ubwo nigaga hano i Nyanza. Yego. Mu mwaka wa 6. Rero umwarimu yanyigishije imibare cyane ku buryo uwo mubare na n'ubu ngubu numva ukindi mu mutwe. Umubare wari ikintu wumva. Niyo mpamvu rero bariya bose ubona bize nyuma yanjye abana, kandi jyewe ndi umusaza urabibona. Kandi ni gute umusaza atsinda abana? Umusaza atsinda abana kubera ko bariya abana ntibamenya za Ngarama. Buriya mu gisoro habamo Ngarama, hakabamo Nteba, hakabamo Akanganteba. Ubwo Nteba ni ibiki? Nteba ni ahantu muteba wagombaga kunyura hano ibumoso, noneho ukagaruka ukajya kumuteba ukamuneba. Ni ari ukumuneba. Nzabikwereka neza nugaruka. Buriya harimo Ngarama. Ngarama byo biba bimeze bite? Ngarama rero unyura inyuma ukajya kurasa imbere. Yego. Ubwo rero bariya abana babonye ko batazi Ngarama, batazi Akanganteba, batazi Nteba, batazi Igihugu. Okay. Rero byose ngiye mbizi, nkamenya aho ndi bukore bamurasa muri Gihumbi. Nukuvuga ngo bamurashe muri Gihumbi. Kandi yari yicaye uwa nyuma yizeye ko ari champion. Icyo gihe aba champion wowe wari uri? Icyo gihe bari bansize hano amaze kundasa. Amaze gukura.
yarandashe rwose sinkubeshye Eh, ariko ubwo nanjye nasigaye mvuga ngo Ntibizongere. ntundashe ntabwo uzongera niho tugiye wabibonye nawe ko tugiye no mu makipe ntabo wa nyuma Cyane rwose. atakongera no kundasha rwose ni wowe ukoresha amabanga yawe yego ukabatsinda abatsinda kubera nyine izo mpamvu nkubwiye zo kubagarama kubatiba barasa kandi utwo tuntu nta n'undi muntu wigeze atutubwira rwose barasa nteba nkarasa gihukuma nka Eh, amurasa ubundi akitaza akitaza so ndibaza rero weho nubwo wenda wabitubwiyeho igisoro gifata gute Edouard? igisoro rero gifata nk'umuco mwiza wa kera w'abanyarwanda igisoro naragisanze kugiye ko nagisanganye papa yego papa rero amaze gupfa icyo gisoro agisiga mu rugo amaze kugisiga mu rugo turavuga tuti kugira ngo tujye twibuka ko papa yari umuhugu natwe tugomba kumenya kubivuga kabisa ubwo rero turi abana uburyo tubaye abagabo kurinda niyo mbese bamwe bagiye bajya gufata n'ibikombe babonyemo umuhungu umwe hariya wafashe igikombe hariya i Nyanza hano urabona i Nyanza hari ibwami kera barabuguzaga koko bari bazi iki gisoro kivuga iki gisoro kimaze ariko yaragiye uriya mwana twakweretse amaze kunkubita neza andangije yego niwe wa nyuma yakubise kugira ngo ahaguruke nigiye baravugaga bati uriya musaza aba ari we bakina nyuma muramufite nawe mukuru ariko byaje kunanira binaniye ubwo ngubwo aba ari we ubaye wa mbere aragenda ajya gukina n'abanyenyanza ubwo rero ahita twakuzanira igikombe yabazanira igikombe n'ubundi urumva ko igikombe cyaje mu rugo ariko mu rugo ubu nta kigukoramo rwose ntibyanashoboka uretse ko ngenda nsaza yenda hari ubwo azanyiganira kubera gusaza ariko n'imibare ishaje n'imibare igenda igabanuka ariko muze nawe nk'umunyarwanda ushobora kureba akibaza ati Edouard ni muntu mu magambo y'incamake bambwiye ko Edouard ari umuntu wakuze ute muntu ki Edouard ni umuntu wavukiye ahantu haciriritse ufite papa wari warize umwaka wa kabiri akambwira rero ati mwana wanjye ugomba kujya mu ishuri rifite akamaro ati nubwo naryize rikananira ariko wowe uzagerageza yego ariko naragerageje akora uko ashoboye kose akajya ndihirira ndagerageza ngeze mu mwaka wa 6 yego ukuri biranga birananira ndatsinda nuko umusaza yarakubwiye ati mwana wanjye wowe ntizo uzayige urareba uravuga ati wowe amashuri utize ni 6 reka ni 8 reka nyongereho nanjye ndekere nararekeye ariko ntabwo nabishakaga numvaga nanjye najya mu mashuri makuru wowe waratsinzwe uhita uvuga ati reka ndekeraho cyangwa hari ikizamo bita adimisiyo rero niyo yatsinze niyo yo kujya mu mashuri makuru maze kuntsinda rero ndaza nyine mbaho gutyo mbaho nk'umuhinzi papa rero yakoraga akazi k'ubufundi ajya gupfa apfa maze kukamenya bukeya kaba ariko kantunga kuko hano nta nka yari asize ntunga rero n'akazi k'ubufundi yego gatuma mbona umugore mbona abana rero niho mbasha no kubarihira kuko nari nzi ko papa yari yarampaye umurage ati bariya abana ati mwana wanjye atugomba kwiga none ubwo binaniye noneho mbwire abana banjye nanjye bazuse kiriya kivi cyananiye abana banjye rero bamwe baracyushije uwo mfite n'umwe ubundi w'umunyonzi abandi barize
barize umwana wawe wize agasoza akagera kuri nivo nziza yize amashuri angahe? abana banjye rero umwe yize hariya ku Kicukiro muri Kigali, ubu ngubu ni umusuderi. Undi yize Uganda, niba yaraje nino wakiga nk'umwaka umwe, arangije nawe ubu ni umwarimu yigisha i Kigali hariya mu mujyi. Ni umwarimu ntabwo yize universite, sinzi niba yarize universite, njyewe ntabyo uzi, ntabwo mbyibuka. uretse ntabwo wamurihiraga universite ariko yarayize, wakwigisha mu mujyi. se amazina ye yitwa Ndumwana? uriya mwana yitwa Mutijima. uriya mwana yitwa Mutijima. yarize rero ubu ngubu arigisha abana bo mu mujyi. yigisha hariya aho bita Ikagugu. so icyo nzi cyo ni uko Edouard uri umusaza mwiza, nanone w'umwarimu, nanone wigisha hano mu Ruhango. kwanga abana bawe bose numva ko bavuyemo abantu bajya gutyaza ubwenge abandi. bavuyemo wundi wa nyuma w'umuhererezi n'umunyonzi byaramunaniye, ntabwo yandenganya, ntabwo yakurenganya. yakoze uko nshoboye nk'uko papa nanjye yari yakoze uko nshoboye bikananira, nanjye nari namukora uko nshoboye, hanyuma biramunaniye. yego. rero utangira ikiganiro wavuze ati njyewe nitwa Edouard uvukiye ahantu haciriritse. reka ntangire nkuremamo icyizere nkubwira ko ntabwo wavukiye ahantu, ntabwo nuba waranavukiye ahantu haciriritse ntabwo uciriritse, uri uw'agaciro kuba uhari, uri n'uw'agaciro kuba tukigufite, sibyo? nka Bamba rero nka platform yakwegereye uyakirana urugwiro, wemera kutuganiriza, ngira ngo abakeneye kutyaza ubwenge ngiye kujya ngenda nshakashaka abantu b'abasaza baze babanyurizeho gake, mwumve ko ibintu biba bigishoboka, nta kwiheba. ko niba umuntu akubwira ngo njyewe nabaye umuhinzi mba umufundi ndera abana ndabarihira, ibintu biba bishoboka. uko bimeze Edouard? wewe wafashe abana bawe barihira wubaka, unahinga, bariga, bamwe bavuyemo abajya kwigisha abandi. twarebye rero turavuga ngo ntuzongere kwiyumva nk'umuntu uciriritse, uzongere kwiyumva nk'umuntu wavukiye ahantu haciriritse. aha ni ku ngoro y'ubwami uko tubizi neza. Bamba rero hari ubutumwa yakugeneye igiye kugushyikiriza, ni ukuvuga ngo ubu butumwa buri aha ngaha ni ubwawe, tukabugushyikirize n'undi muntu wese ukeneye kugira ikintu aha Edouard. nimero ze turazipiningaho. ni umusaza mwiza, umusaza uba wifuza ko nawe watera imbere, ntabwo rero ushobora kurebera gutya. Edouard, muri aka kanya turagira ngo utangire wiyumve nk'umuntu w'agaciro, sibyo? umuntu dufite w'agaciro, ntuzongere kwiyumva nk'umuntu uciriritse, siko bimeze? ni iki wabwira umunyarwanda uri kukureba nonaha, cyangwa wagize uruhare kugira ngo ubwo butumwa bukugereho? umunyarwanda waba undeba muri kino gihe, namwifuriza kugira ngo nawe abe atakwanga kurihira nk'umwana mu mashuri. namwifuriza kugira ngo abe yashaka nk'akazi kamufasha mu buzima bwe. yego. kuko iyo ntaza kugira nka papa ngo ndebere kuri papa akazi ko k'ubufundi ngo ngakore, ntabwo ibyo byose mba narabishoboye. ntabwo uba warabishoboye. none uyu munsi Edouard ni muntu ki? Edouard ni umuntu ukora iki? none uyu munsi Edouard ni umuntu ushaje. yego. ubayeho mu buhe buzima? mbayeho mu buzima bw'ubuhinzi, kuko kubaka ntakibishobora, no guhinga kandi nabwo ni uguhinga
amasaha 2 ni menshi. Isaha imwe n'igice. Kubera ko ni jyewe n'umukecuru dusigaye hano. Yego. Iyo mpinze isaha imwe nabagahinga. Kaba kabaye. Ibidutunga bivamo. Narigeze ngo ahubwo nta imbaraga zawe ariko n'ibibatunga bivamo Imana ishimwe. Bivamo urubuto twumbatiwe n'utwacu. Ututwumbati n'utwacu. Ubu niwe wahiduhinze. Ni jye n'umukecuru. Twaduhinze. Iyo tubonye nka kumbati, tubona n'akajumba, tubona n'udushyimbo dukeya yenda dushoboye guhinga, ubwo turakomeza ubuzima bukagenda. Gusa ko dusigaye twifuzamo icyo kunywa gusa ariko nacyo ukunda kunywa iki? Ukunda kunywa amata. Ukunda kunywa amata. Amata hanagura angahe? Amata hano litiro ni 250 cyangwa 300 bacuruza. Reka nguye ko ni ingaruka tuzabivugana ariko ubu ngubu ureba ukuntu wiyeranje no muri ubwo butumwa mu buryo bumwe amata ubu yagura ariko ni ingaruka tuzabivugana. Ugomba gusaza unywa amata. Urakoze. Sibyo? Yego. Ibyo ngibyo mbyemereye imbere y'Abanyarwanda. Ni ingaruka hano ugomba kuba uri umuntu uhora unywa amata. Urakoze Imana n'umugisha. Urakoze cyane nawe tuwusangire. Rero Edouard ni iki wabwira abantu sibyo bumva ko kuba nk'urubyiruko none haruvuga ko rudafite akazi sibyo ukumva ntirwajya guhinga ntirwajya kubaka bamwe ngo bajye gukora ibiyede. Ubuyede urabuzi? Ubuyede ni ba bantu bahereza abafundi. Uwo muntu wamubwira iki none wicaye cyangwa uri kujya kwishora mu yindi mico itari sawa? Nabwira rero urubyiruko rw'iki gihe nuko rwakura amaboko mu mifuka. Iyo ntaza gukura amaboko mu mifuka ngo mpinge cyangwa nige nako kazi k'ubufundi ntabwo nari kubasha kuba ameze nk'uko nguko umeze. No kuba ameze nk'uko nguko umeze noneho nanjye nsigaye ntunzwe n'urubyiruko. Wow, kabisa. Nabo rero bari bakwiriye kumenya ko gukora ari byiza kandi ko byatuma umuntu agira iherezo. Byatuma umuntu agira iherezo ryiza. Ibyo ni byiza cyane urubyiruko murabyumvira. Edouard, hari ikintu wumva wakongeraho mbere yuko dusoza ikiganiro kugira ngo n'ubutaha tuzaze? Ikintu rero nakongeraho ni ugushimira bamba rero ibiri ni ukuri bifuza yuko yazagaruka igasanga ndetse twarayiteguye neza tukaganira nayo tugatumiza n'urubyiruko noneho rwa rubyiruko rukareba ibyo dukora tukabigisha ibyo twagiye tunyuramo hanyuma narwo rukazitega. Ese reka nkubaze bisaba iki kugira ngo umuntu agirirwe umutima cyangwa se agire umutima nyine kugira ngo umuntu njye nageze iwawe ndeba ukuntu abantu baba bagushagaye abantu bari aho sibyo bisaba iki umuntu agendererwe nyine hano ahantu bita Kigali urahazi? Kigali ndahazi. Wumva gute? Numva nk'ahantu unyura ku muntu yifite n'imirimo yihuta ku buryo no kumuramutsa ubwo agira gusa akaboko. Ariko hano rero akantu uvuze i Kigali uzihehe muze? Kigali nzi Nyamirambo. Ahandi nzi gato ntabwo ariko ntabwo hari hataraba mu mujyi ni hariya ku giti cy'inyoni. Ku giti cy'inyoni ubu uzi Kamonyi? Kamonyi nayo nayireba hakurya. Ku giti cy'inyoni buriya ni Kamonyi? Oya. Ku giti cy'inyoni ni hakuno ya Nyabarongo hano ni hakurya ya Nyabarongo. Urahazi cyane. Waheruka ryari? Naheruka kera nkiri umusore uretse ko n'ubu ngubu ariko njya nyaruka nkasura abo bana.
Murumva rero kuba umuntu ari kumwe n'inararibonye n'iby'agaciro. Edouard ndamushimiye cyane, umusaza ugwa neza, nagiriye ubuntu bwo guhura nawe. Iki kiganiro wakirebye reka nongere musabire umugisha, ngwiye Imana nikumera umugisha. Wowe wakoze subscribe, wogiye kuyikora nawe n'Imana nikumera umugisha. Intego yanjye ni ukugenda nzana bimutakekaga mbishyira ku spotlight. Uyu munsi nari ndi kumwe na Edouard, ari nawe shampiyona w'ikibuguzo cy'uyu munsi, akaba yaberetse uwo ari we, uburyo ari intarumikwa mu kubuguza. N'ikindi gihe muzabibona bizaba biri ku rundi rwego, sibyo Edouard? Murakoze. Uri tayari kuba tayari rwose kuba naki. Ntubanga urashaje, imyaka ni umubare, ntago gusaza ntago yabirimo. Reka nsoze ikiganiro mbwira umunyarwanda wese ufite umuntu ufite ikintu yakoze cyaba cyaragize ute cyaba ufite ibibazo yaduhamagara. Nimero zacu ziba ziri kuri iki kiganiro, tukamukorera ubuvugizi. N'ukeneye gutezwa imbere nawe twamukorera ubuvugizi akagira ahagera. Njye twari kumwe muri iki kiganiro ni Sadu nk'uko bisanzwe. Ni Bamba Leo, ntiwibagirwe gukora share na comment kuri iyi channel. Hasta la vista.